bikomeye. Mumeze mute abantu bakunda sebeni muri tayari bacuranga irindi. Abantu bakunda sebeni ndabizi muri benshi. Hano muri Kongo ewa barayicuranga ukamura ngogiye kuzazanya famike y'abantu kabisa.
bashaka kumukunga tugiye kumukunga sasa dusoze.
abantu twabanye Imana ibaho umugisha cyane, twataramye birenze pe kandi umwanya munini, ariko hari akaririmbo nshaka gusorezaho. Karirimbo Richard yaririmbye hamwe na Niyo Bosco. Hajya ni Niyo Bosco cyangwa ni Inshuti Bosco, ayo mazina arancanga. Ni Inshuti Bosco, ni Inshuti niwe yaririmbye. Ngo nanjye ndi mubo yanyuze wambaye, agirira ibambe n'urukundo, aranyura arangiza ishuri yanjye yose, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yamvutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, anyirira ibambe n'urukundo, aranyobora arankiza ishuri yanjye yose. Haleluya, ayewe akedirimbo sharisha ndagukumbuye wa, ariko wa munsi hari umunsi twavuganye tuzobona, umeze ubike save the date. Je na Richard dufite save the date. Gatete Josh indirimbo ngo iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe, iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe, ramburu kuboko kwawe nami Mana yacu, umburi ikiganza cyawe duhazwe n'ibivi wawe. Haleluya, haleluya. Imana umugisha Gatete rwose ari mu abantu bagize uruhare kugira ngo indirimbo abantu muyimenye muyikunde. Uruhare rwinshi Gatete yararugize kubw'indirimbo, yarayikunze cyane, ayitakazaho imbaraga nyinshi. Frank kiongozi Frank uko wapi? Gusenga kwanje kukugeo manurama oro kumanywana nijoro, mu bihe byose umbe hafi, umugisha wawe kukutanga nta mubabaro kuko
yindi Frank yaririmbye ngo niyo nkunda cyane iraje tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Hari umunsi Frank yaririmbye indirimbo, sivuze umunsi wari ariko uwo munsi nari maze iminsi tumbira amaso ku bantu cyangwa ku bintu, ngatekereza ku bantu nk'abo uyu muntu yongeza kuri iki, ibintu byongeza kuri ibi like this, nawe ko murabyumva. Ariko umunsi iyo ndirimbo nyihabwa Frank yari yayiririmbye, sinamenye ibihe ndimo, nisanze gusa ndi mu kindi kirere. Iyo ndirimbo ya Frank yangizeho ububasha, kandi nawe ndakwinginze tumbire Yesu. Uwo muri gukurikira hano uri umuyisilamu cyangwa uri ufite idini rindi usengeramo, yewe wowe uri n'umudivantiste cyangwa se uri n'umukristo bisanzwe muri abaporo bacu, ariko utaratumbira Yesu, birashoboka abantu bangurikiranye ko ndababona uko mungana, ndi muri bake kandi ndi muri benshi, ariko bake bari hano, bake muri kundeba, ushobora kuba utaramwakira cyangwa se uzi undi muntu utaramwakira. Uzi ko nimba uzi umuntu utaramwakira ari ikibazo, ufite ikibazo. Ariko wowe utaramwakira ukungurukirana, ni aya mahirwe mbonye yo kukubwira. Haleluya. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo mu buzima bwawe. Tumbira Yesu, tumbira Yesu, ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Noneho mubabarire mbabwire mutaragenda cyangwa se nje ntaragenda, kandi amasaha yo kuva online hano ko ndabona agiye kwegereza. Umuntu unyandikiye ngo se ubona Frank ari umuririmbyi ukomeye. Akomeye jewe iyo bari kuririmba, abaririmbyi uwo ari wese mucurangira azaririmba kumva imbaraga z'Imana. Ariko Frank kandi si ukumupenderea cyangwa si ukumupendekeza, niba ari ukumupende kuko kubera ko tubana kenshi yari kuririmba biranyorohera gufashwa, kubera ko niwe turabana nyine. Aririmba deja namaze azatangira kuririmba nageze iriya, ariko n'abandi bazi kuririmba nyine nyumve neza. Hari ijambo ushaka kubabwira, ariko ijambo ryanejeje. Yesu yahagaze
mu cyimbo cyanjye urubanza ibabyanjye n'urukundo rw'inshuti yanjye batunyivira n'urukundo rw'inshuti yanjye batunyivira. Hari abantu bari kuza mu kunga uyu nguyu official ngungani wa niko dushaka ndaho bacurangira, ariko kwanza mwaje mutinze maze kucura mwanya muri abantu bari kumwashira mu kunga ndaje ushema, ariko nizere ko mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nkawe umuraza kuromba wakiriye Yesu, nimba warakiri nimutaramwakira genda usange abapasiteri cyangwa abasengera bakwatuze wakiriye Yesu. Wewe Jimmy pianist ndakuzi wowe wakiriye Yesu. Hari abantu bazacuranga batarakira Yesu. Nimba utarakira Yesu witekerezeho, ni muzima yarapfuye arazuka muzima. Ese vuga ngo oya umureni yazutse. Uwo ni Yesu, niwe Trezor yaririmbye aravuga ngo Yesu yarazutse, yarapfuye arabambwa arazuka, ubu ni muzima mu bapfuye. Haleluya. Abantu mugende mwakire Yesu. Jewe nico gitaramo nagize cy'umunsi. Abantu mugende mwakire Yesu, tutazatugenda tugatarama tugasirimba, ariko abantu kandi mureke mbabwire hari ibintu byiza biba muri Yesu. Muri ibyo yararirimba ngo harimo ibyiza gusa bineze z'umutima, harimo ibyiza gusa bineze z'umutima, harimo ibintu byiza byose. Josiane niko yaravuze hano, aravuze ngo abantu nimwakire, harimo ibintu byose, harimo ibintu byose Yesu Kristo abantu bamukeneye, abantu bakeneye. Uziko ana abantu baba bakeneye kwiga barabuze minervare, hari abantu baba bakeneye ubuzima, gukira indwara, ibyaha byara. Uziko hari umuntu ufite icyaha cyamunaniye telo beza singiye kuzwa none online ndaje. Hari abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bagira icyaha cyabananiye, bagira ikibazo cyabananiye, bananiwe kuva kuri icyo kintu, byarananiranye. Azayisanga yakiguyemo, azayisanga buri ko agiye, buri ko abyutse, azayisanga icyaha cyamubase. Sinzi indirimbo, iyo ndirimbo ivuga neza gutyo, amagambo sinyazi neza, ariko aravuga ngo we ufite mbese ufite ucaca kubaye wakaramata indu nanzi wa ukimureke akirukize umudendezo mbese ufite ubwoba kutazaye. Abarinzi birirwa baririmba, abacuranzi birirwa bacuranga, abantu birirwa ibitangaza byarabaye, ariko kubera iki udafata umwanzuro? kubera iki uri muri ibyo? Nibyo nibikurimo izo nibikurimo ni uwindura amateka, uwari umushumba k'umwami, nta na kimwe kimunanirage ibihe, niwe wibura batware akimika mugiyenge, nta na kimwe kimunanirage ibihe, niwe ureba mu nda y'ingumba
kimunanira arashoboye. Kuririmba si ibintu zanje zandirimba iyo nageze muri studio cyangwa se nabipanze, gusa nabipanze gusa turi mu gitaramo ka Frank apana Frank mugenzi wanje, hari undi Frank Vocal n'umuririmbyi mwiza cyane, kumurabona umuntu washize itundu twa fire nimba hayanseka sinzi, ariko n'umuririmbyi mwiza cyane. Jewe sinumuririmbyi pe, ariko ko ndabyiga vuba cyane, ndabakorera ibintu biteye ubwoba. Ahindura umubabaro akawuhindura ibishimo biza, nta na kimwe kimunanira bayi ndabasezera, Imana ibamugisha. Ngiye kwita ku mwana, yeme ndashima Imana yambaye umwana ikamba n'umudamu Nyasafari, umwana karambamagana. Abantu bari baza kumugunga nawe gutaha, reka nite ku mwana, umwana nicyo kintu cya mbere.